Muhawe ikaze kuri channel yacu, tubafitiye ibikoresho byiza harimo n'ibyavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya mbere, dufite intebe nziza zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikaba zigurishwa amadolari 1000, zikaba ari nziza cyane. Icya kabiri, tubafite igitanda cya king size bed. Ni igitanda kiba gifite 67 kuri 80 inches, cyangwa kikaba gifite santimetero 193 santimetero kuri 203 n'ibice bitanu. Iki ni igitanda cyiza cyane ushobora kugura, kikaba cyarakozwe n'uruganda rwa Dodoma. Kikaba kigurishwa amadolari 200. Tukaba dufite umubare w'ibitanda bigera kuri 2. Icya gatatu, tubafite dining table iri kumwe n'intebe 6. Iyi dining table ikaba yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ari nziza cyane nk'uko ubibona muri video. Igikoresho cya kane dufite ni coffee table nziza cyane, igurishwa ku madolari 200, cyangwa akameza kano ko muri salo. Icya gatanu, tubafite firigo nini yo mu bwoko bwa Samsung ijyamo litiro 350. Ikaba ari firigo nziza cyane umuntu w'umusirimu yagura. Bino bikoresho niba ugizemo icyo ushima, ushobora kuduhamagara kuri nimero uza kubona muri comment, noneho ukaba wagisura noneho ukakigura. Niba ari ubwa mbere usuye iyi channel yacu ya Kigali Life Official, kanda subscribe, kora like, duhe comment ikintu ushaka kugura tukigushakira. Bye.